Sinema nyarwanda ni kimwe mu byinjiza amafaranga menshi cyane. Ibi byatumye abazikina binjiza amafaranga menshi ndetse bakomeza no kwinjiza ibikorwa byinshi bitandukanye. Kugeza ubu bamwe muri bo bafite amafaranga menshi cyane ndetse n'ibikorwa bihenze cyane, imodoka ndetse n'inzu. Gusa muri ino video tugiye kurebera hamwe top 5 y'abakobwa cyangwa se abagore bakina filimi nyarwanda bakize cyane kurusha abandi. Aho tuza guhera ku mwanya wa gatanu nk'ibisanzwe, tumanuka tugiye ku mwanya wa mbere aho tuza kuhasanga umukobwa ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi bose tuzi ndetse n'abo tuza kuba twabonye muri iyi top 5 bakina filimi cyangwa se sinema nyarwanda. Wowe nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza abo bakobwa abo ari bo. Ntatinze reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukobwa witwa Dusenge Kirenia wamenyekanye ku izina rya Madedere. Yakunze kugaragara muri filimi nyinshi zitandukanye, aho yagiye akinana n'abandi bantu bakomeye cyane kandi bafite izina rikomeye muri sinema nyarwanda. Twavuga filimi nyinshi zitandukanye yagiye akinamo, yakunze kugaragara cyane muri filimi ya Papa Sava. Yakomeje kubaka izina rikomeye ndetse no kugira igikundiro cyane no kwigarurira imitima ya benshi, bituma akomeza gukundwa ndetse no kwinjiza amafaranga menshi cyane. Bitewe n'uko filimi yagaragaragamo cyangwa se yakinagamo yakundwaga cyane bityo ikinjiza amafaranga menshi cyane. Bituma Dusenge Kirenia uzwi cyane ku izina rya Madederi agaragara nk'umuntu winjiza amafaranga menshi cyane kurusha abandi. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri uwo mwanya wa gatanu. Ntatinze reka tujye ku mwanya wa kane, aho tuhasanga umukobwa witwa Isimbi Alliance. Yamenyekanye ku izina rya Alia Cool. Uyu akaba umwe mu bafite izina rikomeye cyane muri sinema nyarwanda kandi akaba agaragara muri filimi nyinshi zitandukanye. Akishyurwa amafaranga menshi cyane bitewe n'uko agira uruhare rukomeye cyane mu kuba yatuma izo filimi zikundwa cyane kandi zikamenyekana. Uyu ni umwe mu bafite amafaranga menshi bitewe n'uko yinjiza amafaranga binyuze mu bikorwa byinshi bitandukanye, byaba iby'ubucuruzi, kwamamaza ndetse n'ibindi. Kandi ni umwe mu bafite inzu ndetse n'imodoka zihenze cyane kurusha abandi. Bikaba byatumye uyu Isimbi Alliance benshi tuzi ku izina rya Alia Cool aza kugaragara ku mwanya wa kane nk'umukobwa cyangwa se umugore ukina filimi cyangwa se sinema nyarwanda ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi. Niba usanzwe uzi Alia Cool, ndazi neza ko udashobora gushidikanya ko yagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa kane. Benshi bakunze kuvuga ko ashobora kugaragara ku mwanya wa kabiri cyangwa se uwa mbere, gusa yagaragaye kuri uwo mwanya bitewe n'uko abandi benshi tugiye kurebera hamwe bafite amafaranga menshi cyane kumurusha. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa gatatu, aho tuhasanga uwitwa Mukobwajana Asifiwe. Yamenyekanye ku izina rya Miki. Uyu ni umwe mu bafite izina rikomeye cyane muri sinema nyarwanda kandi akaba umwe mu bafite igikundiro cyane yubatse mu bantu bitewe no kwigara imitima ya benshi. Uyu yagiye agaragara muri filimi zitandukanye, twavuga nk'izo yakunze kugaragaramo akinana na Regis. Yakomeje kugenda agaragara no muri izindi filimi zitandukanye, bituma akomeza kubaka igikundiro ndetse no kwigwizaho abafana benshi. Nyuma yaho yaje gushinga umuyoboro wa YouTube witwa Miki TV Show. Kugeza ubu ni umuyoboro umaze kugira abasubscribers benshi cyane kandi bari active ku rwego rwo hejuru. Yagiye anyuzaho filimi zitandukanye, twavuga nk'iyitwa Isezerano ry'Ikinyoma. Iyi ni imaze igihe inyuraho, ni filimi yakunzwe cyane bitewe n'uko ifite inyigisho nziza cyane ku bantu benshi kandi b'ingeri zose. Bituma uyu Miki akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane ndetse no kwiguzaho igikundiro no kwagura ibikorwa byinshi bitandukanye. Kugeza ubu ni umwe mu bafite urugo rwiza cyane, aho afatanyije n'umugabo witwa Agapromota nawe afite amafaranga menshi cyane. Ibi byatumye imitungo ya Miki ikomeza kwiyongera cyane. Bikaba byatumye uyu Mukobwajana Asifiwe benshi tuzi ku izina rya Miki agaragara kuri uwo mwanya wa gatatu nk'umukobwa ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri sinema nyarwanda. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umukobwa witwa Nyambo Jessica. Yamamaye ku izina rya Nyambo. Yagaragaye muri filimi nyinshi zitandukanye, by'umwihariko yakunze kugaragara akinana na Kiramani. Si izo gusa kuko hari n'izindi yagaragayemo zakunzwe cyane, bigatuma akomeza kwigwizaho abafana ndetse n'igikundiro, akubaka izina rikomeye cyane muri filimi nyarwanda. Kandi akaba umwe mu bishyurwa amafaranga menshi cyane kugira ngo agaragare muri filimi cyangwa se kugira ngo yagiremo uruhare, kuko iyo yagaragayemo irakundwa cyane ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu afite umuyoboro wa YouTube witwa Miss Nyambo. Ni umuyoboro ukurikirwa cyane ku rwego rwo hejuru, aho anyuzaho filimi nyinshi zitandukanye kandi zikunzwe. By'umwihariko twavuga nk'iyitwa The Message. Ni filimi yakunzwe cyane, bituma akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane ndetse yagura n'ibikorwa byinshi bitandukanye. Bikaba byatumye Nyambo Jessica aza kugaragara kuri uwo mwanya wa kabiri.
Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Gusa mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe, like, share na comment kuri muracu wa YouTube, wabikora kuko ni ingenzi kandi ikaba n'inkunga ikomeye cyane. Kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Nimba ari video wifuza utubwire muri comment. Ariko kutubwira uko wabonye ino video, utubwire n'umukobwa wawe kugaragara ku mwanya wa mbere mu gihe ugiye kuhasanga atari we watekerezaga ko yagakwiye kuhagaragara. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa mbere, aho tuhasanga umugore witwa Bahuvu Jeannette. Ni umwe mu bafite izina rikomeye cyane muri sinema nyarwanda, yigwishijeho igikundiro ndetse n'abafana benshi cyane. Uretse kuba Bahuvu Jeannette ari umukinnyi ukomeye cyane, ni n'umubwiriza ukomeye. Ibi byatumye akomeza kwigwizaho abafana ku buryo benshi bitabira kandi bagakunda kureba filime yagaragayemo, bityo n'uburyo yubatse igikundiro ku bantu benshi cyane kandi batandukanye b'ingeri zose. Bikaba byaratumye Bahuvu Jeannette akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane binyuze kuri social media platforms. Bikaba byatumye Bahuvu Jeannette aza kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere nk'umukobwa cyangwa se umugore ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi muri sinema nyarwanda. Twanyuma ino video ndagushimiye, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment.